byarabaye n'ukuri ni ngewe ubwanjye wari uhihagarariye nta n'umuntu ntabyeretse wewe ubwawe warabyiboneye n'amaso yawe ni nanjye wabibonye imbere y'abandi bose kuko jye natabaje nabibonye turumirwa nabwa mbere mbonye uburwayi nka buriya igitsina cy'umuntu cyifunga nuko mwasaba imbabazi uriya musore wamugize kuriya akamuha imbabazi kuko niba ari uwiga yarize kandi mpamya ko uwo musore nawe kujya kumushambagiza kuriya yasize amafaranga menshi ariko we kiri kugenda kirenganya umubiri wose gishaka no gufunga ikibuno icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. nongeye kubasuhuza abakunzi b'urugendo online TV aho murereye hose amahoro y'Imana bane namwe impande nyeze igihugu amajyaruguru amajyepfo birasazo ndetse n'uwengera bwaryo ahanga twagezeje akabari kuri set aho higize kubera inkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 16 aho bivugwa yuko yibye telefone amafaranga 270. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife icyizere nawe akaba yakwibwa igitsina ibindi twageza kuri seteraho byabereye ngo twongere tumenye se amakuru y'umwana w'umukobwa kugeza ubu ngubu ese bimeze bite bihagaze gute tubaza abaturage ko yaje kuko ni ibintu bitigeze bimenyekana cyane. Ikaze mu kiganiro turi kumwe nande Nyirabazire Violeta. Uyu mwana w'umukobwa twumva cyangwa se twumvishe yuko yarageze ikibazo akaba yakwibwa igitsina bikangwa ko ajyanwa kwa muganga, ese yaramaze igihe kingana iki yimukiye hano? Ibyumweru 2. Yaramaze ibyumweru 2. Ese yaje gute, yaje ryari, ibyo byagenze gute, aho yabaga se yarahakodeshaga cyangwa ntaho yabaga ni hari wabo? Yaracumbikiwe. Wari umucumbikiye se bafite icyo bapfana? Ntacyo yamutoraguye mu gihuru. Yamutoraguye mu gihuru, urumva ni ibintu bitumvikana. Ese yamutoraguye mu gihuru n'umugabo n'umukobwa? N'umugabo. N'umugabo, urumva rero none se kugeza ubu ngubu tuvugana umwana w'umukobwa ese mwari mumufiteho amakuru angana iki muri kano gace cyangwa se muri no mudugudu? Nta muntu numwe wari umuzi, nuvuga ngo natwe nk'abaturanyi twamubonye aho mu rugo. Umuntu wabashije kumuvugisha ni ngewe wamubonye ahantu yari yicaye, mubaza ari uwa hehe, aransobanurira ambwira naho uwo musore yamutoraguye. None se uwo mwana w'umukobwa yagutangarizaga iki ubwo mwabashe kuba mwavugana? Ngewe ikintu yantangarije nuko yambwiye ko atwite adashaka gutaha iwabo. Adashaka gutaha iwabo. Ese umwana w'umukobwa afite imyaka ingahe? 16. Imyaka 16. None se yakubwiye mbere yuko azaho ngo bamutoraguye aho yabaga? Ntago yigeze ahavuga. Ntago yigeze avuga. No kuvuga ngo we yaratoragurwa n'umuntu w'umugabo amusanze hano ku muhanda aramutahana, ariko aho yabaga nigeze abasha kuba yahavuga. None se uwamuteye ndamuramuzi? Oya, ntawe yatubwiye. Ubwo urumva twaba tugiye kwinjira mu buzima bwe, ntago nigeze mumubaza kabisa. No kuvuga ku byo mwaganiriye ntago yabashe kuba yakwisanzura aho ngagire ibyo yabasha kuba yakubwira bijyanye n'indayi? Ntago jewe nari kubona igihe kuko jewe namubonye gusa mbona atameze neza. Ndamubaza se kuho rubabaye bimeze gute? Juva aho ngaho uri uze udusanga hano mu gikari tuganire. Nubundi yaza mu gikari nkabona nta afite ikibazo. Ndamaze se ufite ikihe kibazo kutajya wishima? Arambwira ati ngewe rero uyu muntu ncumbikiye ari kunyirukana kandi mu kunyirukana ntaho mfite nje. Urumva ko n'uwari umucumbikiye ubwe yararimo aramwirukana atagishaka ko babasha kuba babana? Nawe igasanze ngo yagiye gushaka amafaranga yo kwishyura inzu. Igasanzeho iyo nkuru yaho igasanze kujya gushaka inzu naho yabaga, ese niho yavuye bimeze bite? Niba ariho yabaga nta makuru mfite. Sakwiye ko ariho yaragiye gushaka amafaranga y'inzu. Ese yarahafite akazi yari kwakora ku buryo avuga ko karimo karamwinjiriza amafaranga azabone kuba yakwishyura inzu.
ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbimubaza, yavuze yuko gusa yaragiye gushaka amafaranga yo kwishyura inzu. Okay, noneho turumva ngo ese ibi bino bintu byabaye cyangwa se iyi ndwara yabaye yo kuba umuntu bava ngo yibwa igitsina, we ku myaka yawe ibi bintu hari ahantu waba ubizi cyangwa se ni ubwa mbere ubibonye cyangwa wari usanzwe ubyumva? Jewe byarantunguye. Ese koko ni ibyanyabyo mwabonye ari ibintu koko ibintu nyine ubona koko kari ibintu byabaye koko umuntu akari ukuri cyangwa ni amabeshyo cyane? Ntabwo wigeze winjira mu nzu se ngo ubirebe? Urumva nkabona babameretwe ntago twajya kureba umuntu mu myenda, ariko wenda wowe wabashe kuba wavugana nawe mwabashe kuba mwaganira, numvaga ko wenda we waba waramugezeho ukaba wakwirebera ku buryo abwira waha ubuhamya abantu ukavuga ngo ngiye naramubonye mbona byifashe gutya, ari ibintu bimeze gutya, koko mbona ko ari ibintu byanyabyo, kuko hari abantu kugeza ubu ngubu batarizera ko se ibyo bintu koko byabaye cyangwa se byaba ari ukuri. Byarabaye ni ukuri, ni ngewe ubwanjye wari uhihagarariye, nta n'umuntu ntabyeretse. Wewe ubwawe warabyiboneye n'amaso yawe? Ni nanjye wabibonye imbere y'abandi bose, kuko nge natabaje nabibonye. Iyo ntabibona nagomba naratabaje, kuko nge nahamagara kuri TV1 barambwiye ngo ibyo uvuga n'ukuri cyangwa uri kubeshya. Barambwira ngo ntugira ahantu ujya, turaje twe ubitwereke. Ngewe baraje ndabibiyerekera, barabibona n'amaso yabo. Nkawe nk'umuntu wabirebye, ese nibyaguteye ubwoba? Byari bimeze biti? Ngira icyo tubwira. Byanteye ubwoba, nanjye ndatabaza. Biteye ubwoba n'isoni. No kuvuga ngo ibintu wabonye ni amarorerwa? Ni imperuka ahubwo. None se ko twumva ngo ni telefone n'amafaranga 7,000, ese ibyo bintu koko niko kuri cyangwa hari amafaranga byishimo? Kuko sinumva ko umuntu yafata umuntu akamurogesha cyangwa se akamukorera ubuhemu nka buriya ku mafaranga inote 7,000 na telefone. Gusa uko byasa kose ni 7,000. Ni 7,000 uko ngewe we yashatse kubihisha. Akatubwira ngo ubwo burwayi n'ubundi atari yajya gufata iyo telefoni ngo yari abufite, ariko je ntago yari kubimbeshya, kuko mbere yaho je nari muzi ari muzima, mubona ari muzima. No kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa mbere yuko azana wari umuzi? Oya, ntago nari muzi, namubonye ageze hariya. Wamubonye ageze hano niwe mwabashe kuba mwaganira? Chako byasa kose twaraganiriye. We yakubwije ukuri, akubwira ko ari iyo telefone ndetse n'amafaranga? Telefone yabimbwiye nyuma, nge nabyumvishije hanze, kubera ko ngewe ari gutaka mu gitondo nagiyeyo ndabireba. Mbirebye nsoka ntimuze murebe ibintu twagushije. Wa musazi batireka ariko umusazi. Ngewe ndabazana, kubera ko nyine ninge muntu yari yizeye anemera yuko ngira uwo nakereka. Ngewe ndabazana ndabereka nawe mberetse, mbese buri wese akajya buri cyakora n'unda buri cyakora. Ngewe duhamagaye abayobozi baratubwira ati rero nako turi hafi mwirukankane kwa muganga, twebwe turabasanga kwa muganga. Ndavuga ntari kuko byasa kose nta bubasha dufite bw'imodoka, reka duhamagara abanyamakuru bazana imodoka bakadutiza imodoka byibuza akagera kwa muganga, tubahamagara gutyo. Ariko inkuru mbariranira tu. None se uwo muntu wamukoreye ibyo bintu mwaba mumuza? Hari amakuru nkamufite, ni umugabo, ni umusore? Muri make uwo muntu wamba waramukoreye ibyo bintu wibye telefone n'amafaranga, ese uwo muntu mwamufite amakuru muramuzi cyangwa? Oya, nge ntago muzi gutya mbone nkubone. Uko kuno kubimenya ngewe nasohotse hanze nyine mbona afite icyo kibazo. Umuntu w'umumama ahita avuga ati uzi yuko uyu mugore ejo bundi yari afite touch wasanga ari yitumye bigenda kuriya. Nahise nsubira mu nzu ndamuhaza ngo kwano hanze hari amakuru yuko ari kuvugwa ko wibye telefoni bimeze gute. Ndambwana nge bimbwiza ukuri, nutuma mpamagara mbirasi kazi kakujyana kwa muganga bakakubaga ugapfuze neza ko bagushambagije birakureba n'akazi kawe. Arambwira ati mu by'ukuri telefoni narayizanye, ariko mu kuyizana n'ubu nayo ndi kumva akantu gake gake n'ubundi kagenda kaza. Ndambwira ni oya, ibi ni ibishambagizanyo, mbwiza ukuri n'abaza bose babwiza ukuri n'abaganga babwiza ukuri, udatuma bajya kukubaga. Ugereranyije igihe uwo mwana w'umukobwa waboneye iyo telefone ayifite n'igihe uburwayi bwagaragariye hanyuzemo nk'iminsi ngahe se ugereranyije kugira ngo habe hagaragara ubwo burwayi? Telefone yayizanye ku cyumweru, uburwayi bwagaragaye kwa kabiri, ariko ku wa mbere yarayataka. Nje nkanamutsinagira mwana wa mugore we dore uri kunda, niba utari no kunda igiye kuvamo. Akambwira ati oya ntago iri kuvamo, nago ndi kuribwa mu nda ukuntu n'ukundi kuntu ndi kuribwa. Nje nanga kubyitaho kubera ko nanjye mba nifite ibyanjye bibazo nitaho, ndamwihorera. Ariko kuwa kabiri nibwo yababaye byahatari, ajya bukeye kwa gatatu ajya kwa muganga. Avuye kwa muganga noneho yarayavuze induru byahatara, avuze induru. Mu gitondo rero kwa kane nibwo nagiye kureba nsanga
nuko nyine filime nuko yabagenza. none nkawe wabashe kubabona iyo telefone ese wabonye iyo telefone uko imeze telefone ntago nayibonye ngewe. Okay, none se wowe ko ubasha kuba wabyumva wumva ko telefone cyangwa se amafaranga 7,000 ari byo byagatumye uri mwana w'umukobwa wamugira kuri ngiye naramubajije ndamaze telefone uko ubitekereza rifite agaciro kangahe uko byasa kose nawe ntako yarazi aravuga ngo yari ifite agaciro k'ibihumbi 50 ariko uwo mugore wayibonye aravuga ngo nizina zigurira 5. nukuvuga ngo kugeza ubu ngubu kuva yagera kwa muganga ntago murongera kwa mwafata amakuru yuko umwana w'umukobwa ameze natwe twarayategereje ahubwo twari tuyabategereje ngo mutubwire nanone nise nk'abaturanyi mamuturanye nawe mwe mumaranye igihe kuba umwana w'umukobwa yajya kwa muganga niwo mukurikirana imeze uko byari umumenye uko ese ameze ubu ngubu byatewe n'iki ntago twigeze tumenya amakuru yahari kuko twashatse gutekereza ko ari kibagabaga batubwira ko atari ho ari urumva nawe wigize agira n'umutima wo kuvuga ngo reka njyane nawe sinjye kunze kumenya ngo ameze gute kugira ngo arebe ko niba hari n'icyo umwana w'umukobwa yafashwa yaba akeneye kugira ngo abashe kuba yakira mubwire muri ubu buzima bwanjye sibyo ni urugero nkanjye pe nakamukurikiye ariko nanjye mfite abana mba ndi guhigira mukurikiye ntago abana banjye barya none se ko turi kumva amakuru ko uyu musore amukoreye bino bintu arimo aramuvuza ngo arimo aramuvuza kugira ngo akire nibyo cyangwa nanjye niko ndi kubyumva gusa bikoze pe niba ari ishuri yararyize abikoze yabagize neza ariko uwo musore turimo turumva ntago ari we waba waramusambanyije kuba afite iyo nda ni ukuvuga ngo baryamanye uwo mukobwa n'undi atwite yari atwite ahubwo ashobora kuba wenda yari inshuti ye bisanzwe tusimbizi urumva we mwabashe kumugana nk'umubyeyi wenda bari kuba wamwijuka amase umwana w'umukobwa urumva n'umwana w'umukobwa ufite imyaka 16 n'umwana ukiri muto cyane kamase ibyo nda yawe byaje gute ese iwabo mwigize mwasha kuba mwavugana nabo cyangwa mumamenyeshe byabaye ku mukobwa wawe nago mama wiwe akeneye amakuru yamubwiye ko amaze imyaka 5 mu mujyi wa Kigali adataha ibindi byose byamubaho bitamureba ni ukuvuga ngo nyina yaramwihakanye neza nyina ntakimushaka nagishaka kumva amakuru y'umukobwa we yaramwanze uko byasa kose niko biri kuko nubwo arwaye amuhamagaye aramubwira ngo bwira Manuel uwo yahaye telefone bwira Manuel yaza ndebe meze nabi aramubwira ngo ibyo ni ibya bindi byanjye byo kugira ngo murare mu kabari ngo ntabwo nimero yiri gucamo aramwihorera uko byasa kose bigaragara ko nyine yataramwitayeho nubwo ngiye ntabasha kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo menye ngo bimeze gute ariko bigaragara ko nyine nawe ntabwo yaramwitayeho nese urumva ko byaba bikwiye kuba umwana w'imyaka 13 cyangwa se umubyeyi yaterana umwana ye mu bibazo nk'ibi ngibi ntabwo bikwiye ahubwo nuko umwana nawe yihishe nyine kuko twebwe ubwacu mu gipangu twarebye ubuzima arimo turamubwira ngo tuguteranyirize tike mu Bugesera ni hafi bishoboka tuguteranyirize tike utahe arabyanga ni nabwo muri icyo gihe yabonaga ko tubifitemo ingufu abona yuko dushaka no kumuteza abayobozi nibwo yagiye gasanza amarayo nk'iminsi 2 abona yongera kugaruka urumva abaturage mwe mwashatse gufasha uno mwana w'umukobwa mbere yuko ibyo ngibyo biba ngo abashe kuba yasubira iwabo ariko uyu mwana w'umukobwa aratsimbarara ntabwo yabishaka ko n'uwo muhungu bari kumwe yaramwinginze kenshi yanga kugenda birangira ariko umubwira ngo nawe urumva niyo telefone yarazanye n'ibyo 7,000 amubwira ngo sohoka nanjye nze nyishyure nuko mwasaba imbabazi uriya musore wamugize kuriya akamuha imbabazi kuko niba ari uwiga yarize kandi mpamya ko uwo musore nawe kujya kumushambagiza kuriya yasize amafaranga menshi namubabarire kuko yarangije kwiga amenya ko guhemuka ari bibi none se ko twumvishe amakuru ubundi ko uyu musore amushobora kwa muzi ngo ashobora kuba ari n'umudiji nibyo koko cyangwa ngo arabaninga njye simuzi ku isura muvandi nawe nzi ariko ngo arabaninga ngo arakanogosha amakuru arakakaye nuko uwo musore aba hehe atuye hehe asanze muri Nyarubandi niho umusore aba ariko nawe urabasha kuba yamubona cyangwa se ngo bavuganye ubwo urumva bugiye kwinjira mu buzima bw'umuntu gose wamubwirwa n'iki koko ntawe nzi rwose naba nkushutse okay nongera rero kugushimira we twabanye cyangwa se kuri kino kiganiro urugendo ruracyakomeje mwumvishe umukobwa bamukiza akava kwa mwana kuko ntago byoroshye cyane n'umwana ukiri mutoya kandi mwumva ko ikibazo noneho gihari cyanakomeye cyane nuko umubyeyi we atagishaka kuba yamubona urugendo ruracyakomeje genda samuratsinze